Nanone kandi reka mbasoze kandi mbifuze byiza mwe mudasiba kudukurikira umunsi ku wundi by'umwihariko n'abakunzi bacu bari muri diaspora aho bari bumve ko bahawe ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. N'itsinda Vestine na Dorcas bagombaga kuba batashye ubu bukwe n'ubukwe bwa Niyo Bosco, ariko kuri ubu ngo bakaba hagaragaye Dorcas wenyine ari kumwe na Murindahabi. Gusa byagaragara ko nyine harimo icyuho cy'uko Vestine adari. Ni mu gihe Vestine yari amaze igihe akumbuye n'abakunzi be rwose bavuga bati Vestine tina wacu turamukumbuye cyane. Mu mashusho yagaragaye rero wabonaga ko uyu Dorcas yambaye neza cyane, ariko yari no kuri high table nziza iri kumwe n'abastari bagiye batandukanye by'umwihariko nk'icyamamare Bruce Melody. Dore ko iki kirori cyangwa se ubu bukwe bwitabiriwe n'abastari bagiye batandukanye bafite izina rikomeye hano mu Rwanda. Uyu Dorcas rero ni inshuro igera ku ya gatatu cyangwa ya kane agaragaye rero atari kumwe n'umuvandimwe we Vestine, ahubwo akagaragara ari kumwe na Murindahabi Irene wenyine, mu gihe ubundi bari bazi ko nyine itsinda Vestine na Dorcas bagombaga kuba bari kumwe. Iyi igiye kuba inshuro ya kangahe bivugwa ko Vestine atari mu Rwanda, gusa benshi bakagenda nyine babicaho gutyo, dore ko nyine nyir'ubwite ataratangaza ukuri kwiwe, ariko akibazwa ati ese yaba ari mu Rwanda Vestine ntataye ubukwe bwa Niyo Bosco, dore ko uretse kuba Niyo Bosco ari inshuti n'umwe n'uriya Irene nawe ni inshuti cyane n'itsinda nyine Vestine na Dorcas. Murabyibuka umunsi Niyo Bosco aproposa Irene, murabyibuka ko uyu Vestine yarahari, ndetse nyine na kamikazi Dorcas nawe bari bahari, nyine bari baje gushyigikira uyu muvandimwe wabo Niyo Bosco, dore ko yabafashije muri byinshi, yababaye hafi. Murabyibuka ko uyu Niyo Bosco niwe wandikiye indirimbo nyinshi itsinda Vestine na Dorcas, mu gihe nyine uyu Niyo Bosco yari akibarizwa muri impeta. Gusa nabyo ntabwo byarangiriye kuko yakomeje no kubafasha umunsi ku wundi. Abangaba bafitanye amateka akomeye cyane, si uko bandikirwa indirimbo gusa, ahubwo murabyibuka ko itsinda Vestine na Dorcas umunsi rimara kumenyekana hano ku mbuga nkoranyambaga, umuntu abigizemo uruhare kugira ngo tumenye impano zabo nyinshi na Niyo Bosco. Murabyibuka ko umunsi bahura yahise abahereza impano y'indirimbo ariyo Papa ndetse nahawe n'ijambo. Izo zose ni indirimbo zanditswe na Niyo Bosco, ariko abahereza nk'impano rero aravuga ati nimwakire. Ndetse dusubiye n'inyuma gato mu bukwe bwa Vestine na Idrissa, murabyibuka ko uyu Niyo Bosco bamuhaye impano nziza cyane mu rwego rwo kumushimira nyine nk'umuntu wabafashije mu rugendo rwabo. Kuri iyi saha rero akibazwa bati ese Vestine akweri impano yirahabwa nde, se biragenda bite ko Dorcas ari wenyine, arahamubera ute? Benshi rero bakomeje kwibaza ibyo ngibyo, ni mu gihe ubukwe nabwo bugikomeje rero bukomeje kwitabirwa n'abastari bagiye bakomeye. Hashyizwemo indirimbo Pom Pom ya Bruce Melody, ubona ko rwose abantu bahise ko bajya hejuru, dore ko banayishyizemo nyine na nyiri indirimbo ahibereye rwose uyu Bruce Melody rero yamaze kugira nk'ubukwe kare cyane, ubona rwose ko nyine yitabiriye mu bantu b'imbere cyane. Amasaha rero akiri mabisi nibwo yageze hano ngaha, ubundi aza gushyigikira uyu Niyo Bosco wateye intambwe ikomeye cyane. Ni intambwe rwose twavuga ko ari nishema nyine kuri Niyo Bosco ndetse na Irene, bakaba bagiye kubana byiteka. Mu byaranze uyu muhango harimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, aho ubwo yambikwaga impeta Irene, ni ukuvuga nyine Niyo Bosco yambikaga impeta Irene, yamubwiye amagambo akomeye cyane. Ni amagambo yafashe abantu bari bahari ku buryo ikiniga hafi cyaje. Ni amagambo yavugaga uburyo bahuye n'uburyo yamuhisemo, avuga ko atahatirijwe n'abantu nk'uko abenshi bagiye babivuga. Usanga abantu benshi babigaruka bavuga bati Niyo Bosco baramushutse, yateretse umukobwa mwiza atazamureka, n'ibintu byinshi abakoresha imbuga nkoranyambaga bagiye bayigarukaho. Ariko mu kumwambika impeta uyu Niyo Bosco yavuze amagambo akomeye ndetse akorana benshi ku mutima. Bruce Melody rero yitabiriye ubu bukwe, yari ari kumwe na Philipita ndetse na bodyguard we nyine mubi cyane. Uyu mubi muramuzi ko
ari we wari urimo guiding cyangwa se arinda show speed, ndetse bikaba byaratumye ashyirwa mu majwi na bamwe ba content creator aho bagiye bamwishyiramo avuga bati uri umunyarwanda uzimvu n'aba content creator durana nabo ntago wari ukwiye kwitwara kuriya kuko we yari ari gushyira akazi ke mu nshingano, aho bari kwegera show speed uyu mubi ntatinye kwita baterura ubundi ngabegezeyo. Iki kirori rero ni ikirori twavuga ko ari ikirori cyiza cyane kandi kigiye gusiga amateka, akaba ari amateka rwose azajya ahora yibukwa nyine mu ruhando rwa music by'umwihariko nyine muri gospel. Uyu Niyo Bosco akaba akoze rero igikorwa cyiza cyane, akaba abimburiye n'abandi benshi, ndetse n'uwitwa Prosper murabyibuka ko nawe aheruka guterera ivi umukobwa ejo bundi cyane, bigaragaza ko rwose muri music nyarwanda by'umwihariko muri gospel ibintu biri kugenda abigenda neza. Akibazwa bati ese Israel Mbonye we bite? Israel Mbonye katatubwira, abona ko abandi bakomeje kugenda batera intambwe, ariko wa mugani nta muntu uba ugomba guhatiriza undi gushaka we icyemezo nikigera azabihitamo. Turakomeza kubibagezaho rero 5/5 hano kuri Wakanda official. Gusa wowe icyo ngusaba no kwakanda subscribe kugira ngo byose byiza nyine birano bye bikugeraho 5/5. Kimwabanye nyita Wakanda, ndabashimiye.